ese wa muntu ukunda Imana niwe uhagarara muri church ari kwibaza ati who's next? Guys, come on. Ntukabyoroshye ngo uvuge ngo it was me and my girlfriend, it was me ngo it's casual ngo na bintu ni ubusambanyi. The devil is a liar. Muraho neza, amazina yanjye ni Ari Boso, bahaye ikaze nanone kuri Gospel TV, kuri podcast yacu yitwa Faith Unfiltered. Nkuko nabibabwiye ubushize, ninjye muzajya muba muri kumwe cyane muri no podcast ya Faith Unfiltered, aho tuganira na filter, tuganira ibintu uko biri mu buzima. Uyu munsi rero tugiye kongera tuganire, bisa nkaho biri bukomereze naho n'undi twari tugeze, ariko uyu munsi nashaka tuganire ku kintu cya sexual immorality. Like according to the Bible, kuntu Bible ivuga ko mu byaha, ibindi byaha byose dukora, iyo igeze ku sexual immorality ivuga ko nago usininga, nago ukora icyaha gusa, ahubwo you sin against your body. Nyine ni icyaha ukorera against your body. Nukuvuga ngo ugikorera imbere mu mubiri kandi ugacumura no ku mubiri wawe. Uyu munsi rero niho hantu turi buganirire. Bible itubwira ko when you sin, kuri sexual immorality ho you sin against your body. Ni nacyo cyaha Bibiliya igeraho. Ibindi byaha irakubwira ati put on the armor, ambara intwaro, gira uti urwane, hagarara ushikamye urwane, ariko Bibiliya iyo ikigezeho nicyo cyaha cyonyine ivuga ngo run. Ikavuga ati run from it. Wirukanke, wirwana. Like iyo ugiye kurwana n'icyaha cya sexual immorality cyangwa se lust cya fornication, uriruka. Ntago uhagarara urwane, ntago utegereza ngo I'll find out later. Bible says run. Good. Niba ibindi byaha ushobora kubirwanya, ariko ijambo ry'Imana rituruka ku Mana, yo izi byose, iyo ishobora byose, ikakubwira ngo run, kandi yakubwira ngo nzabana nawe, ariko ikavuga ati run, ntago ari uko iba ishaka ko ufata iyo risk. Iyo ni ikintu y'ubwayo imanaginga, ariko wowe wirukanse, irakubwira ati irukanka, run from it. Kubera iki? Uburyo turemetsemo ni ibintu udakwiye guhereza chance ngo you find out cyangwa you will since ngo uraza kubihagarika ngo kuba ntago bishoboka. Kubera ko kukigwamo ni ibintu byoroshye cyane. Iyo ubonye biri kujya muri iyo nzira, ntukabyentertaining, run. Ntukabitegereze ngo urebe aho bijya, run. Kubera ko uzumva ubuhamya bw'abantu benshi, nawe ubwawe nunasuzuma niba icyo cyaha ukikirimo, urasanga ibyo bintu kandi ari byo. Ni icyaha gishobora kugukuraho, kikagukura mu migisha yawe, ndetse kikaba cyagutwara n'ubuzima bwawe. Hari abantu benshi Satani yagwishije muri uwo mutego, babura ubuzima bwabo. Hari abantu yagwishije muri uwo mutego, ubu bari kurwana no kwivuza buri munsi. Hari abantu yagwishije muri uwo mutego, barastrugglinga financially. Ndagira ngo uyu munsi, niba ariyo nzira uri kugendamo, ndagira ngo uyihindure, usabe Imana kuguhanagura no kukuyobora, kuguha icyerekezo gishyashya. Kubera ko ni ikintu kibi ku buzima bwawe, ni ikintu kibi ku murongo cyangwa se bloodline w'abazagukomokaho, ni ikintu gishobora kugukura ku Mana kikakugeza kure y'Imana, ni ikintu kiguhindurira ubuzima, ugatangira kubaho bitandukanye n'uko wabagaho. Hari ibyaha byinshi. Hari icyaha cyubakanye ku Mana, hari icyo kwiba, kwica, kwifuza. Ese icyo kintu mujya mutekereza ko kwifuza ari icyaha? Cyangwa amategeko y'Imana tuyasoma twirukanga? Mu ijambo ry'Imana, iyo ugiye gusoma amategeko y'Imana, uratangara cyane uburyo bimwe no mu bintu turemereza bitanaremereye cyane nk'ibyo twirengagiza. Hari umuntu ushobora kuvuga ati kwifuza ni ibintu bisanzwe, iyo mbonye ikintu nanjye numva nyifuje, ariko ntago ari byiza, nta nubwo ari ibyo Imana yanabitubuza.
Imana idusaba kunyurwa. Imana isaba kurebera ibintu muri lens yawe, wikifuza ikintu cya mugenzi wawe icyo ari cyo cyose. Niko ijambo ry'Imana rivuga icyo ari cyo cyose. Niyo yaba ari itungo rye, niyo yaba ari umutungo w'imodoka cyangwa umugore we cyangwa akazi ke cyangwa umwenda we, nta kintu na kimwe uba ukwiye kwifuza. Wowe uhanga amaso, ikintu cyose ushaka uhanga amaso. Ariko reka tugaruke, ntabwo ariyo nyigisho y'uyu munsi. Reka tugaruke kuri cya kintu cya sexual immorality. Nongera nifashisha wa murongo wacu dukunda wo mu migani, ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nawe turaza kubonamo igisubizo w'ikintu turi kuganiraho. Dutangire nkunda bankunda. Ese umuntu ukunda Imana niwe muntu ukwiye gusangwa muri fornication? Ese wa muntu ukunda Imana niwe uhagarara muri church ari kwibaza ati who's next? Guys, come on. Kuvuga ngo ugiye gukora icyaha ngo uzaba wihana, ujye umenya ko the devil is a liar. Satani arakubeshya. You don't know when is time. Ntabwo uzi igihe cyawe kizagerera. Ushobora no kugera uri muri icyo cyaha ako kanya. I think you've seen stories z'abantu benshi byabaye. Nukabe uvuga ati ngewe nzihana ejo ngiye gukora icyaha, ejo nzihana ngiye gukora icyaha nimugoroba. Imana irabibona ahanini cyane, nta n'uhare nabigizemo, ndi umunyantege nkeya, se irabyumva, ni umubyeyi. Izo ni inyigisho zitari zo. Ijambo ry'Imana rivuga ati urabikora ukibwira ko muhanye nawe. Uri kubyumva? Imana iratubwira ngo umuntu asarura icyo yabibye. Icyo kintu uri gukora uri kukibiba. Iyo ubikoze ukabona Imana iracecetse, ntabwo ari uko ibi byirengagije cyangwa ivuga ati ntacyo bitwaye, ahubwo ni ya minsi 40 y'igisambo ibitaragera. Kandi noneho birushijeho tugaruka kuri icyo cyaha nakita ndengakamere cy'ubusambanyi. Akenshi urubyiruko rw'ubu ngubu dufite amaslang yoroshye icyo kintu, aho abantu baba bavuga ibintu bitandukanye. Sindi bisubiremo n'ubundi, ahubwo nakoresha ijambo rya nyaryo ry'Ikinyarwanda, ni ubusambanyi. Iyo ugiye mu cyaha cy'ubusambanyi ntukabyoroshye ngo uvuge ngo it was me and my girlfriend, it was me, ngo it's casual, ngo nta bintu. Ni iki ijambo ry'Imana ribivugaho? Ni ibintu ushira no mu Kinyarwanda ukumva biraremereye. Wagize ute? Biratangaje. Imana itubabarire kandi kudukomeza inzira, itwereka icyerekezo tugomba kugendamo, itwereka inzira yo kunyuramo, kubera ko ibintu ntabwo byoroshye. Ni kugira ngo wumve ni iki kiba kigiye kuba. Iyo kira gikorwa kibaye haberamo iki? Ni igikorwa cyonyine mu bikorwa byose umuntu akora, activities zose ufite ability yo gukora, nicyo gikorwa cyonyine umuntu akora akabonekeramo imbaraga z'Imana, akavuka umuntu, bikamera nkaho umuremye umuntu. Uri kumva ni ikintu kiri spiritual cyane kurusha uko kiri physical. Rero nyine ntikigakorwe nko kwishimisha. Igihe cyo gukora cya gikorwa turakizi, kirahari, cyagenwe n'Imana kandi binyuze mu Mana, binahawe umugisha n'Imana. Rero iyo wishakiye shortcut ni ikibazo gikomeye. Ndagira ngo tugaruke kuri nosi ya none. Ibintu byinshi bikunda kuba nyine tukabyoroshya. Icyo kintu tujye tukibuka ko umwanzi nawe arakora kandi akorana imbaraga, aratudistracting, akaduha ibindi bintu byo guhugiraho. Hari igihe hari n'ibibazo byinshi bakwiye kuri kureba ubuzima bwawe, kugasanga ari kwirebera ibintu bitewe n'isi. Ugasanga abantu ntabwo tukibaho ubuzima buri realistic. Hari igihe umuntu yemera akabwirirwa kugira ngo agende agaragara neza mu bandi. Hari igihe umuntu asiga inshingano ze mu rugo, bya bibazo yakwiye gukemura, agafata amafaranga akajyana abantu bandi nabo mu mico mibi, akabyishyurira amafaranga menshi. Ubundi yabyuka mu gitondo akavuga ati Mana, why? Ukibagirwa cyagiye ko wafashe umwanzuro, even n'umutima wawe wakubwiraga ati stop cyangwa be careful, ariko ukavuga ati ukawucecekesha, ukabwira ati buretse gato,
icyo gihe iyo ubikora gutya, iyo ufashe umwanzuro ugacicisha mwuka wera ukubwira ati reka, ugafata umwanzuro ukawucecekesha, ikintu uba ukoze uba uvuze ngo ibyo ndi gukora ndabizi, urumva. Kandi n'ikindi kintu buriya tureke kugira akamenya ko kuvuga ngo turi abakristo, ngo kubera ko wasenze isengesho ngo wagenda ngo ugakora icyaha ngo Imana yakwabarira ngo kubera ko uri umwana wayo. Yego, hari n'igihe pe uca muri ibyo bintu bitewe n'umugambi Imana igufiteho ikanabikurindiramo, ukabona ubuzima bwawe ntibwanahindutse, ntibunagende nabi pe. Ariko muri ijambo ry'Imana bavuga ngo ku rubanza Imana izazana ibintu byose, ibibi n'ibyiza byose bitereka imbere. Sintekereza ko ari ikintu utekereza kuba wumva wakongera mu buzima bwawe cyangwa wakizana mu buzima bwawe mu buryo bwa quantity nini, ahubwo wakwiye kuba uri kwikoraho, urumva, ukurikira inama nziza, ugasoma ijambo ry'Imana, ukumva ikintu Imana igushaka, ikintu ikubwira. Ni kenshi ubyumva, dore nanjye mbisubiyemo. I'm very sure ko nuva na hano uri buze no guca ahandi, haba kuri social media, uraza kumva ijambo ry'Imana rikubwira the same thing, obey God. Kubera ko kumenya Imana no kubaha Imana ni ibintu bibiri bitandukanye cyane. Urayizi, abantu baranakuzi pe, ukunda Imana, urayivuga, ntugira isoni. Hariho abantu bamwe tugira isoni, wajya mu nshuti runaka cyangwa abantu runaka ukumva Imana ntago ari ikintu waba present. Kenshi banavuga ati se bashaka gukora ukatushaka gusimbuka, ati batagufata aba abantu nyine b'abakristo basenga. Sinzi niba ari n'ikintu kiba gisebetse mu by'ukuri. Mba numva ibintu byinshi byarabaye nk'aho bitakiri real. Ntabwo numva kono kuba imyemerere y'umuntu cyangwa se imyumvire yanjye nkunda Imana cyangwa nkubwira ati ngiye nkunda Imana ndasenga, ntabwo numva ibyo bintu ukuntu bisebetse. Ntabwo numva ari ibintu naguhisha, ahubwo numva ari ibintu utubashye nanjye namenya uruhande uhagazeho. Ntabwo usabwe kubyumva nkanjye, ntabwo usabwe kubikurikira nkanjye. Ni suggestion, recommendation. I recommend it to you. Niba ubishoboye, niba wumva ari ikintu ukeneye, try it. Ariko ntabwo mbije kwiguforsamo, ariko ntabwo ndi declining identity yanjye kugira ngo mbone approval yawe. Ntabwo bishoboka. Niba icyo kintu tukige kuba abahamya ba Yesu, nicyo Yesu yadusabye, yavuze mugende mu mahanga mubabwiriza ubutumwa bwiza. Ahantu henshi agenda agaruka, mwere imbuto abantu bamenya abo muri bo, mwerekane abo mwitandukanye na system y'isi. Wibaho nk'umuntu wo ku isi, wibaho muri survival mode, ngo everyone else is doing this, ngo I'm doing it too. Niba buri muntu wese ari kugikora, ntabwo bivuze ko nawe ari cyo wahamagariwe gukora. Uramutse ugenda wigana abantu, sinekeza ko waba ufite wo murongo wawe uriho. Ntabwo waba nk'akanaka, ntabwo wagenda nk'akanaka. Nimuhuje ubuzima ndetse n'ingaruka zibajeho ziba-affecta mu buryo butandukanye. Kera turi abanyeshuri muri tronkome twajyaga dukora amakosa, ariko byagera ku gihano ugasanga mwasangiye ikosa, ariko igihano ntabwo muri bugihandoringe kimwe. Hari uwo bafataga bakimufata bakabanza bakamukubita akumva uko abaye. Noneho hakabaho n'abandi bavugaga ati n'undi yaratunaniye katumwohereza iwabo. Nabo bari muri kategori ebyiri. Hari uwatahaga iwabo bakongera bakamugarura bagasaba imbabazi, bakaba banakishyura ibyo yangije cyangwa bagasezeranya ko atazongera, bakamuha nyine inama, biraho bikarangira. Ariko hari uwo basubizaga iwabo bakamubwira ati ibitambo byose twatanze kugira ngo ujye kwiga, ubushobozi bwadushiranye, n'ibisho utarishaka guma aho wicara uzaragira inka. Bari kumva? Rero ntabwo ushobora kwishinga mugenzi wawe uyu munsi. Ni ibintu biri risky, is very dangerous ku buzima bwawe, kubera ko umuntu akora akazi kamwe nimubeho ubuzima bumwe. Hari umuntu uzumva ukumva ni umumotari, ukumva ari kuvuga ati njye mfite ikibanza he, narubatse, mfite umuryango, tubayeho neza. Ariko kumva umumotari mugenzi we ari kuvuga ati njyewe baranyandikiye contravention, maze iminsi 2 nateka narya. Birababaje nyine, like, kandi bombi ni abamotari, bombi bari gukora mu mujyi umwe urimo abagenzi.
ariko ubuzima si bumwe. Wa wundi ari no gukora moto yishyura, wa wundi wenda mu motari afite amasambu baba bamusigiye, cyangwa se afite ibindi bintu bimusapotinga ku ruhande, afite source of income zingahe zitandukanye, wenda akora umumotari kubera ko nta kandi kazi ari qualified gukora ako kanya. Iyo wishinze mugenzi wawe uba wishize muri situation iri dangerous. Umuntu wenyine mwakwiye guhuza imigambi mukagendana n'umuntu ubuzima bwanyu bufatanye. Urugero rworoshye navuga umugore wawe cyangwa umugabo wawe, nibo bantu mukwiye kugenda mu murongo umwe. Kwingaruka iyo zije n'ubundi mwese zibackfiringa zibasubiraho mwese at the same time, kandi kuri niveau wavuga ko iringaniye cyangwa ingana. Ariko undi muntu wese ureba ku ruhande afite ubuzima bwe ari kujyamo, akenshi niba banakubwira nabi cyangwa ukabona wo gufata nabi, don't take it personal. It's not personal, like people are going through things. Ari umuntu muhura ku kazi byabaye ibintu birebire, cyangwa se mu rugo hari amatika afite stress, wakora akantu gato akatagusimbukana, nawe ukagenda ukicara ukavuga ati why me, ibintu byose kuki naragowe, like ukaguma muri iyo state. Kandi mu by'ukuri wa muntu wagusimbukanye wenda yageze n'imbere aricuza, ariko kubera pride ntiyahita gusaba imbabazi, cyangwa se yageze n'imbere yitekerereza ibindi arakwibagirwa. Wowe wahuye nuko mwahuye mu mutwe agishyushye, yumva ntiyahandoringa ibyo bintu uri kumubwira, agukatira. Noneho wowe ugasanga ugiye kugenda witekerezeho, waragowe ibiki, ugatinda muri iyo step. Like hano ku isi ugomba kumenya uburyo utwaramo ubuzima bwawe, ugomba kumenya ibintu wakira n'ibintu utakira, kuko akenshi bya bintu biyaturiraho ngo waragowe, ibintu bigenda nabi, ngo risuzi. Bibiliya iravuga ngo mu rurimi habamo imbaraga z'ubuzima n'urupfu. Iyo uvuze urarema. Turi abana b'Imana, turemetse mu ishusho y'Imana. Imana irema isi yaravuga ngo habeho umucyo ukabaho, ikavuga ati habeho ibi bikabaho. Bivuze ngo ntabwo yazaga ngo ifate n'amaboko gutya ngo ibumbe, yaravugaga ati bibeho, yaraturaga bikabaho. Mu kuvuga, iyo uvuze ijambo nk'uko biri bivuga, habamo imbaraga z'urupfu n'ubuzima. Aka kanya iyo ufashe umwana wawe akoze akantu gato akayerera ari kwiga, ukamubwira ati wowe uri umuswa nta kintu ushoboye, ibyo bintu uri kurema, urwo rubuto uri gutera, nyamara uzarusarura. Kuko iyo ubwiye umwana wawe ngo nta kintu ashoboye, nta kintu azigezaho, niyo agiye kugerageza in the moment yakwiye kuba agiye kubibasha, yibuka cya kintu wamushize mu mutwe wa plantinze kuva ari umwana, ngo nta kintu ashoboye n'ubundi ni umuswa, bigatuma atagira na will yo kuvuga ati let me try. Ariko ikunda kubwira umwana wawe kakantu gato akora, ukamupraising ati genda ufate isi, uri umuhanga, ibintu byose, like okay, nanone ntabwo ari byiza kumurusha karenza abandi bantu, ariko ni ikiganiro wenda kindi, gusa ya courage umutera kwa kumushishikariza umubwira ati ibintu you can do it. Iyo atabikoze ahubwo we yabiri opposite, ari vuga ati nigute nabishobora, how can I do. Ntabwo agira depression avuge ngo n'ubundi byananiye cyangwa ngo ndafailinga, aribaza ko nsanzwe nshobora ibintu, iki kinanije iki, akiryamaho. Kandi nk'uko babivuga, akiziritse ku muhoro ngo gasiga kawuciye. Tugomba kugira mindset iri positive, kuko ntabwo wakurikira Imana ubeho ubabaye, ntabwo Imana ntabwo ari ikintu ushaka. Imana ari ubuzima yaduteguriye bwo kugendamo. Okay, ibigeragezo bizaza, I understand that, ariko iyo ubiciyemo bikagukubita hasi, uba washatse kubinyuramo wenyine. Iyo uri kumwe n'Imana iguhereza icyo bita joy in chaos, like ugira umunezero no mu gihe cy'amakuba, ntuhangayika, kubera ko Bibiliya iravuga ngo umwuka w'ubwoba ntabwo uturuka ku Mana, ndetse no gushidikanya nabyo ntibituruka ku Mana, guhangayika ntibituruka ku Mana. Iyo ni imyuka mibi, n'ujya unasenga ugiyirukana, wibaza bizagenda bite, ese bizakunda. Icyo gihe uri kugira adapt ku Mana, uri kwibaza iyo uvuze ngo ese bizakunda, uvuze ese bizashobokera Imana. Twongere tugaruke kuri cya kintu nanone cya sexual immorality. Nacyo ni ikintu ushobora kuvuga ati njyewe uyu munsi Mana ndashaka guhinduka, Mana misemo guhinduka, inzira nagendagamo ni mbi. Hari umurongo batwishe kera ndi umwana, nigeze kujya gusura urusengero rw'ahantu kuri ADPR,
batujyana mu kumba k'amasengesho y'abana batwishyira muri Yohana. Baravuze ngo umuntu wese ukora icyaha aba agomye, kandi icyaha nibwo bugome. Ndagira ngo icyo kintu ugitekerezeho neza, nujya gusenga ubwire Imana ati ndekeye inzira zanjye z'ubugome, ndekeye inzira zanjye z'ibyaha, ndahindutse Mana, nguhaye umubiri wanjye nk'igitambo, rinda ibiwuhumanya. Mu bintu biwuhumanya ikintu cya mbere ubusenzi harimo na bya bintu bigaruka hehe kuri ya sexual immorality. Like niba ibindi byaha byose ubikora hanze y'umubiri, kiriya akaba ari icyaha ukora mu mubiri, biri kavuga ngo you sin against your body. Uri kumva ukuntu gitandukanye kandi kiremereye. Umubiri wawe iyo wanduye habaho ibintu byinshi bitandukanye, ufunguye umuryango kuri spirit nyinshi zitandukanye, ku buryo no kuba possessed ushobora kuba possessed, kubera ko Imana ntabwo iba ahantu handuye. Imana ikunda abanyabyaha ariko ntabwo ikunda ibyaha. Imana ikeneye ko ugerageza gukora n'agasuku, hahandi uyihamagara ukora agasuku, make some effort, ugerageze ukuremo agasuku. Ntabwo Imana izaza iture mu mubiri wawe uberamo ibyaha. Ubundi ko wenda iyo identity ya Christ urumva ari urugendo nk'umunyarwanda cyangwa se values za family yawe, ariko turi mu muryango mugari w'abanyarwanda. Ese ni ikintu umuntu yakigamba ikintu nk'icyo? Ibyo bintu akanya muri ino si abantu bigamba ni ikintu cyanyacyo cy'ubutwari cyangwa n'ubugwari? Uravuga uri kwigamba uburyo inshingano zakunaniye, uri kwigamba uburyo uri umunyabyaha, uri kwigamba uburyo uri umunyamafuti. Bibiliya nabyo ibifite iki bivugaho? Sinzi niba ujya ufata umwanya nabyo ukabireba wenda kugira wice n'itegeko urizi, kuko umuntu wigamba ibintu nk'ibyo by'ubusembwa cyangwa by'ubugwari nabyo Imana ifite iki bivugaho kandi afite ingororano ye. Ntabwo Imana muri Bible baravuga ngo God cannot be mocked, a man reaps what he sow. Ntabwo Imana ntabwo wayitirikinga ntiwayibeshya, ibyo ubiba nibyo uzasarura. Umunsi utekereza ku buzima bwawe wibaza ikibazo kimwe ati ndabukunda cyangwa bubaho gusa. Nusanga ububaho gusa wige kubukunda, nubukunda wige kubumaintininga, kubufata neza, kubera ko wowe ubwawe imyanzuro ufata yawushyira mu kaga. Ubuzima bwawe Imana yaburemye ishaka kuguha umugisha. Imana itanga amasezerano buri munsi ariko ubayeho mu gahinda. Imana itanga amasezerano buri munsi ariko ubayeho mu bwoba. Imana ibayeho iguha amasezerano buri munsi, iguhamagara ati garuka mwana wanjye. Ibyo byose wafunze amatwi uhitamo kuguma ubu wikoroga mu bitagufitiye akamaro, ikindi bikuremerera umutima ukenda guturika. Ntabwo mvuze ngo buri muntu wese uri guca mu kibazo akanya no kwera ibyaha bye, ariko akenshi uzasanga impamvu dutinda muri ibyo bintu tukabura n'ibisubizo nuko dushaka kubyishakamo cyangwa tukabishaka mu nzira itari yo. Uwiteka akomeza aduhe inzira zo kuva mu byago duhora nabyo, atuhe guidance, atuyobore, atugire impuhwe kandi imbabazi ze ziduhoreho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nyiriho. Uwiteka abane namwe mu izina rya Yesu.